navuga ngo benshi tutamenye yego ni urukundo navuga ngo benshi mu byamamare duhurijwe hano no guhamya ni Nyambo wambariwe na Bwiza wa Bwiza sore mukene bagasafaringa bakubaka ubuzima babikora cyane akutari umunyamakuru kandi barije mu itangazamakuru urwego rwacu musafaringa mutanahari muri gushaka ko ubejo ni igisenyi muzagaruka ku wa mbere uwo mugore aba yabatunze ni yabaho gute nta mugabo wagiye gushaka content Clapton ibi ubenda ubukwe bwa Nyambo ni busobanuye iki ku muntu nkawe navuga ko uri umwe mu ba founders ba film ariko kuri izi platforms social platforms busobanuye iki busobanuye kwiyubaha cyangwa busobanuye amahirwe gusa na agaciro k'umugore ubundi marriage ni ikintu ni success marriage ni win umukobwa wese ava akagera yaba afite amafaranga batafite yifuza gushaka akabona umuhungu umukunda bakabana akaramata waravutse ukabona abasore bakakabakuza ukageza mu myaka noneho iwanyu baguhata kubashaka ubu rero Nyambo rero yabonye umukunzi bagiye kubana akaramata ni ibintu byo kwishimira by the way ni congratulations to her ibana bazagira urugo rwiza iyi ni step ya mbere hari n'izindi biri bukurikire ako turishimye kubera we nyuma y'igihe yaciye muri showbiz toroshye aho yigiriye kwirera ka basket mukamba bavuze ngo ari kumwe n'umusore bakundana ejo yakwigira muri gym ngo ari kumwe n'umusore bakundana ubu none hari kumwe n'umugabo bakundana ndumva rero ashyize akadomo kuri stories zari zihari nyuma ikindi namwifuriza urugo rwiza nkuko nabivuze ariko ibi bisobanuye ubutsinzi nyine ariko barabavuga bati ubundi niba bakundana kubera iki wasesagura miliyoni zirenga 30 z'ubukwe mutakwikora umurenge nk'uyu nkuko Clapton yari yarabikoze ubukwe rero abantu abakene nibo batekereza gutyo ubukwe ni celebration abakene batekereza niyo mpamvu habaho reception nyuma yo gusaba hazajyaho kwiyakira wakwiyakiriza iki impamvu bavuga ngo abatumiwe nuko mu kwiyakira ntago haba hagiye kuganirwa ibiganiro bisanzwe gusa amafaranga bagiye kumanuka ayo mafaranga ajya ku bantu biyakiriye bemewe kubera ko ni facture igiye kuzamuka ubukwe rero ni celebration ni ikintu kizabaho Nyambo azarinda apfa yarakozeho ubukwe niyo mpamvu uwo munsi w'ubukwe agomba kuwugira big kuko ntago garuka ntago ari ikintu uvuga ngo reka njurire wapi ubukwe ni ubukwe so rero kuba waspendinga ku bijyanye n'ubukwe bwawe by the way abantu bavuga gutyo baba bari kubireretinga nayo bafite hari igihe umuntu akoresha miliyoni 50 mu bukwe azikuye kuri miliyari rero ni ibintu bisanzwe kabisa ariko se nanone nk'umuntu wubatse ufite experience y'urugo ni nk'izihe tips ushobora kubwira Nyambo ugiye kubaka muri no minsi ashobora kugendera ibintu bikabyagenda neza ikintu namubwira nico nuko ntagashatse Imana ntago urugo ari perfection urugo ni challenges urugo ni understanding urugo ni commitment nabindi umusazi ninjoro baramusuzuma arara kwa muganga ariko mu buzima kwa kari Nyambo bari baziranye atararwara ari hano warukitubwira mu rugo urugo ni commitment urugo ni sezerano nyine urugo ni ntago ari perfection ntago agiye muri paradizo urugo ni yo commitment nyine no kwiyemeza kuzabana bakabyara however much ibyo bahuriraho byose ntibabihuze bashobora kubiganiraho bakabigira gute ariko urugo ni ikintu cyiza umuntu wese yakwifuza ko yakubagiye kuzamurana bagiye na family igiye kuboneka reka twakire ari umuntu twigeze kuganira urumva wenda ukameramana araba abikamera naco tuwe tuganira ari umuntu Nyambo congratulations ari umuntu twigeze kuganira arambwira ati buriya ngewe nageze mu rugo niyo naba nkubitwa umukobwa ariko niyo naba nkubitwa ariko umugabo ngaburira ntabwo neze gusenya urugo rwanjye ibyo bintu bivuga iki Sike icyo nabivuga cyo nuko nta rugo rwubaka nk'urundi ikindi ni amahitamo y'umuntu kubaka urugo rwe uko abishaka urugo rero
ni ibyishimo urugo nkuko nabibwiye umuntu ni mugari nta muntu ubaho udakoze hari ubwo yagushaka uri umwana mwiza afite personality nziza ugasanga ntujya hoga nkawe ukuntu wirabura bigaragara ko waba utanoga ariko ntibibujije ko wakundwa Sike uvuye gusangira na Teng Teng ndagira ngo wenda nkujyane hanze y'ubukwe uvuye gusangira na Teng Teng nyuma yaho avugiye ko nta content creator n'umwe azi mu Rwanda ni uburyo bwo kumwikundishaho cyangwa nuko hari undi mubano mwari musanzwe mufitanye mbere yuko ibi ngibi no kuza kwe mu Rwanda bibaho mbere na mbere icyo nakubwira cyo ntabwo Teng Teng ari uranenga social media ze ukiri n'umwana ufite ngira imyaka 13 mu bisanzwe nta kintu navuga na Teng Teng jewe icyo ndeba ni business business rero nta wundi twazivugana nta n'undi mba na hostinze ni Teng Teng nkuko byumvikana yego ni Teng Teng ariko uri behind wo tuvugana n'abari management ye nabo bavugana management yanjye ntabwo ari ukuvuga ngo Teng Teng ntabwo ari umuntu nahamaga kuri telefone ngo dupange ibintu kuko ngiye ndimo advanced kubitekerereze kubera we kujyanye n'imyaka ye so ntabwo ari between me and Teng Teng is between my management and his management mu byabahuje wowe yaba timu yawe na timu ya Teng Teng hari hakubiyemo iki byari ugusangira kugira ngo amafoto afatwe cyangwa hari ikindi kigamije icyambere ni ukumwakira mu Rwanda umu content creator wo mu Rwanda ntabwo wabona umu content creator w'ahandi waze ntubure kumwakira I'm responsible for that as a content creator w'umunyarwanda ngomba kumenya niba is safe everything ibyo agomba kumenya muri career yanjye uko ibyo bamusobanurira n'ibindi bitandukanye n'ibyo twe dukora ariko ngiye mba ngomba kumubwira ibijyanye n'ibyabamo icya kabiri we can have a conversation and think about our future projects kuri co-production like ntago ndi wa muntu nanone ukiri ugitekereza bino bintu bya hano gusa local movies local content creation so dushobora kuba we never know hakavamo ikintu cya co-production between Uganda and Rwanda akabazo kanyuma ndi bukubaze Sike navuga ngo mu minsi ishize tuvuye mu nkundura y'ibitaramo byahuzaga Bruce Melody na The Ben ibitaramo birimo n'abandi bantu benshi ariko uri umwe mu bantu navuga ngo umutima ugira urukundo rwo gukunda gusapotinga nubwo bishobora gutuma rimwe na rimwe ugaragara nk'umuntu uciriritse ukura hehe utekereza ko nta kintu byica kuri brand yawe I don't care about my brand I care much about my ifoto ndaza hayibereke ifite na likes nyinshi ifite likes 22 yaranditse Sabi Dr. Sabi yaranditse ngo Nyambo ngo you just made me the happiest man alive I can't wait to spend forever with you. Yes, Nyambo, my heart is yours today, tomorrow, and for all our days. Nyambo, this ring is just the start. I promise to choose you every single day. Arungerati, Nyambo, from this moment on, every sunrise I see will be brighter because I get to wake up with you. Thank you for saying yes to our forever. You said yes, Nyambo, and just like that, my world became my world became whole. I love you more than words can hold, Nyambo. I come here with a ring and a question. I'm living with a fiancé and lifetime of dreams with you. Nyambo Jessica jobless. Abantu benshi barasetse koko. So mu mashuro turi gukomeza nyine kubereka Dr. Nsabi yahageze. Kramani yarahari abantu nyine b'inshuti za Nyambo. Cyane cyane ab'igitsina gabo niba ari Yves yarahari abakinana muri filime y'Inkunda abakinana mu ibanga bahari ariko inshuti za hafi Nyambo yakomeje kuvuga yemeza ko ari inkoramutima ze aribo Jocelyn, Jojo ndetse na Miki cyangwa se Asifuye mukobwa Jana usibye no kuhakandagira nta n'umubawunsa wabo wakandagiye muri iyi karitsiye so bivuze ngo abantu bakomeje kubyibazaho muraza kumbwira impamvu biremere kuri mwe ariko nyine tugiye mu by'ukuri nyine ukurikije uburyo Nyambo na Jojo babanye ugakurikiza uburyo Miki ari proud cyane na Nyambo hano hari ikiganiro twigeze gukorana nabo bombi turi kumwe nabo ku munsi w'ubukwe bwa Nana bavuga uburyo ni kinini banze no si hatangarijwe bya 1M
ko akoze ubukwe azamutwerera miliyoni, kandi Miki iyo miliyoni arayifite pe, arayifite. Miki ntabwo ari umuntu wari bubura iyo nkunga, ntabwo ari inkunga, ni intwererano. Mu buryo babanyemo no kubw'inyungu za sinema n'ubushuti, icyo kiri ku rutonde rwa nimero ya mbere y'ikintu cyatunguye abantu, icyo kuba Jojo na Miki batahagaragaye. Icya kabiri, hari umutekano utari uw'umurenge, hano hari umurenge wa Nyarugenge, hari umutekano urenze harababunsa bafite ibiboko binini cyane, bambera amayekuteri bakanze abantu. Rero abo twari duhagararanye bo mu muryango rero bibaze se aba bagabo ko abagabo bapawunsa no mu bukwe bamwarakaye Imana. Abapawunsa baca bafite ikiboko kinini cyane kingana iriya cyenda guca agakoti. By the way, ni amahitamo ya nyir'ubukwe, gusa nacyo ku mwanya wa kabiri biri mu bintu byatunguye abantu. Ku mwanya wa gatatu mu bindi bintu byatunguye abantu ni amasaha. Ubundi ishyingirwa risanzwe riba mu masaha ya kare, ariko abangabo bari bafite umwihariko, bagomba gusezerana saa 9 gutyo saa 10, ariko basezeranye hafi saa 11 gutyo saa 10 impamvu mutari kubona amashusho amwe namwe yo imbere, Nyambo n'umugabo we bahisemo yuko itangazamakuru ridafata amashusho yo imbere, ndetse n'abo babawunsa uwageragezaga gufata video na telefone bahitaga bayikwaka cyangwa se video kayisiba. Ngira ngo ku bantu bakomeje kugenda babona hari aka video mwabonye Nyambo n'umugabo bari kwinjira baranicara n'iki bari muri hano mu murenge. Iyo video Fonsina yayipostinze imara umwanya muto, ariko igitutu cyatumye ayisibamo. Ntabwo nzi impamvu, icyo nacyo cyatunguranye kuba itangazamakuru ryemerewe gufata abantu binjira n'icyo, ariko rikabuzwa amakuru yo imbere. Ni uburenganzira bw'abanyiri ubukwe, ariko nanone ni uburenganzira buba bushobora no kutarema. Ikintu cyiza mbonereho no kubwira abagenzi bacu, igihe bigenze uko tujye tubyubaha nk'inyungu za nyir'ubukwe, ari nazo nyungu z'umuryango. Ikindi, kuba inshuti ze zitatashye buno bukwe, nge nzazibariza zitubwire impamvu. Kandi ikindi ni uburenganzira, tujye dore ikintu cyitwa uburenganzira. Bashobora kuba wenda bafitanye bifu, bashobora kuba batishimiye ubukwe, ariko buriya byatunguye.